buri umwe uwo ari we wese ashobora kwinjira muri iri soko, buri umwe uwo ari we wese ashobora gufungura account imwinjiza muri iri soko anyuze kuri broker, buri umwe uwo ari we wese ashobora gufata phone cyangwa se computer agatradinga cyangwa se akinjiza orders mu isoko, buri umwe uwo ari we wese ashobora kwinjiza orders uko yiboneye akabona inyungu akibeshya ko bizahoraho. So guys, wari ubizi? Waba wibwira ko ari buri umwe uwo ari we wese ushobora kwiga ubu bumenyi yarangiza akaba umutrader w'umwuga ushobora kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire? Ntago ari buri umwe uwo ari we wese ushobora kuba professional trader, umwe ufite inararibonye ubasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, what's up my fellow traders? Murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learned. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza intambwe 6 udashobora gusimbuka mbere yuko uba umutrader uri professional, wa wundi ufite inararibonye umwe ubasha kubyaza umusaruro iri soko mu gihe kirekire. Alright, ngewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Ignace Gakwerere. Kora subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka dutangire isomo rya 4 igice cya 6. Sobanukirwa neza intambwe 6 udashobora gusimbuka mbere yuko utangira kubyaza umusaruro iri soko rya Forex ribera online mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, ubwo muri make ugiye gusobanukirwa neza intambwe 6 cyangwa se steps udashobora gusimbuka cyangwa udashobora kunyuraho mbere yuko uba umutrader uri professional, wa wundi ubyaza iri soko umusaruro mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Right, dutangire turebe intambwe ya mbere udashobora gusimbuka mbere yuko utekereza kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. 1. Intambwe ya mbere udashobora gusimbuka ni ukwiga theories cyangwa se amagambo yose ya online forex trading. Gusobanukirwa neza theories cyangwa se amagambo asobanura neza buri kimwe cyari cyo cyose giherereye muri forex trading bizagufasha gufata umwanzuro wa nyawo w'ibyo usobanukiwe mu gihe uzaba winjiye muri practice. Hano hanze hari abatraders benshi nagiye mbona bitewe nuko bagira access kuri platform ya trading mbere yuko bagira access ku bumenyi, ubundi bagahita batangira gukora trading nta kintu na kimwe bazi ubusobanuro bw'ibyo bakora. Kubanza gusobanukirwa neza amagambo amwe namwe asobanura neza forex trading icyari cyo n'akamaro kayo mbere yuko winjira muri practice ni iby'ingirakamaro hano muri forex trading. Hari abantu benshi binjira hano bagakora icyo kwinjiza orders mu isoko batazi pips cyari cyo, batazi kubara pips, batazi candlesticks cyari cyo, batazi za spread, lot size na za leverage cyari cyo, batazi akamaro ka support, resistance na trend line cyari cyo, batazi kureba amakuru y'ubukungu akunda kuza ubundi agahindura isoko, batazi itandukaniro riri hagati y'amapayers bareba imbere yabo, muri make batazi filime nyinshi zimwe na zimwe dusanga muri iyi business, barangiza bo bagakora akazi ko kwinjiza orders mu isoko gusa nta kindi. Alright, mu gihe winjira hano ibyo ukoze nta busobanuro ushobora kubitangaho, nta kindi uburimo gukora kirenze gukina urusimbi. Uburimo kwikinira urusimbi gusa nta kindi. Abo ni babandi uzasanga iyo binjije orders nta mahoro baba bafite mu mitima yabo kubera ko ibyo baba bakoze baba batabyizera. Usanga badakura amaso kuri platform ya trading, muri make bahinduka abacakara ba chat ya trading kubera ko baba badasobanukiwe ibyo baba bakoze ngo babyizereremo. Alright, forex trading ni financial freedom skills. Nshobora kwinjiza orders mu isoko hano, narangiza nkafunga phone nkigira mu bindi, nkaza gucekinga igihe mba nabiteganirije kandi nkumva ndatuje nta kibazo. Nta mpamvu yo kuba umucakara wa chat mu gihe usobanukiwe ibyo ukora.
iyo ukora ibyo uzi nta gihunga ugira mu mutima wawe kubera ko uba warabiteguye mbere. Iyo ukina urusimbi uhorana igihunga mu mutima wawe. So fata umwanya wawe ubanze usobanukirwe buri kimwe icyo ari cyo cyose kiri inyuma y'iyi business, unakomeze kumva neza icyo professionals muri yo bayivugaho. Ibyo bizagufasha mu gihe uzaba watangiye gukora practice kubera ko uzaba uzi neza ibyo ukora. Alright, ita ku gusobanukirwa no kugira ubunararibonye, ubundi nyuma amafaranga azagukurikira aho uzaba uri hose ku isi nta kibazo, mu gihe uzaba waramaze gusobanukirwa neza uko iyi game ikinwa. Right, so gerageza gusoma ibitabo bya forex trading no kugerageza gusobanukirwa buri kimwe icyo ari cyo cyose kivugwaho mbere y'uko utekereza kuyibyaza umusaruro. Ibyo nabyo bizagufasha mu rugendo rwo kuba professional. Twagiye ku ntambwe ya kabiri udashobora gusimbuka mbere y'uko utekereza kubyaza umusaruro iyi business ya forex trading mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Intambwe ya kabiri udashobora gusimbuka ni ugukora practice kuri demo account. Ushobora kwibaza uti ese demo trading ni iki muri forex trading? Demo account ni account iri free igendana n'uko isoko rya forex rigenda, aho wigira gukora trading nta mafaranga yawe ushyize muri risk kugira ngo ugire experience ya trading. Muri make demo ituma utangira kwinjira muri practice ya trading ukabasha gusobanukirwa neza buri kimwe icyo ari cyo cyose wigiye muri theories ugishyira mu bikorwa nta mafaranga yawe ahagendeye. Umutangizi utangiye gukora iyi business ya trading, kubanza kwimenyereza kuri demo account ni iby'ingirakamaro kubera ko uzahigira byinshi, unasobanukirwe neza uko platform ya trading ikora, unagire experience kuri yo mbere y'uko utangira gukora trading y'amafaranga ya nyayo. Alright, ugomba kwimenyereza gukora trading kuri demo muri wowe ugerageza kwiyumvisha nkaho ari amafaranga ya nyayo ukorera trading, ukagerageza kuhubakira strategy uzakoresha mu gihe uzaba watangiye gukora trading y'amafaranga ya nyayo. N'aba traders bafite inararibonye cyangwa se bari professional hari igihe bakoresha demo barimo kugerageza strategies nshyashya bateganya kuzajya bakoresha mu gihe bazaba barimo gukora trading y'amafaranga ya nyayo. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni igihe kingana iki ushobora gukorera trading kuri demo account? Mu gihe ukirimo kwimenyereza uyu mwuga wa trading, nibura igihe kiri hagati y'amezi 3 n'amezi 6 ni igihe gihagije cyiza cyo kuba wagerageje buri kimwe icyo ari cyo cyose. Muri make uba wamaze kubona uburyo uri consistent cyangwa se ibyo ukora ubona biguha inyungu mu buryo buhoraho. Hano muri forex trading icyo tuba duhiga ntago ari ukubona inyungu z'umurengera z'ako kanya, ibyo ntawe utabikora. Icyo tuba duhiga cyangwa se tuba dushaka ni ukuba consistent. Muri make tuba duhiga strategy twakoresha ubundi ikajya iduha inyungu mu gihe kirekire, capital yacu idahungabanye. Muri make niba utarafata wenda nka demo $5,000 y'idolari ngo uyikorere trading kandi ufite risk management nzima, nibura ngo uyimarane amezi 3 ugenda uyungukaho idahungabana, utibwira ko ibyo uzabikora ari uko wageze kuri Rio cyangwa se live account. Ugomba kugerageza gushaka uko waba consistent cyangwa se ugomba kugerageza gushaka gukora ibintu bihoraho mu gihe ukora trading kuri demo. Alright, ntabwo ugomba kuba nk'ababandi bafata demo kubera ko baba bumva ko ntacyo bafite cyo guhomba, barangiza bagakubitamo ibi orders bigatembera nta stop loss bashizeho, bakajya mu gihombo kinini, nyuma orders zikagaruka bajya mu nyungu bakikirigita, barangiza bagaseka bibwira ko bungutse kandi ibyo batabikora ku mafaranga ya nyayo. Risk ubona utafata mu gihe ukora trading y'amafaranga ya nyayo ntabwo ugomba kuzifata mu gihe ukora trading ya demo, uko demo trading niho uba urimo kwitegurira kujya gukorera trading mu mafaranga ya nyayo. Muri make iyo ukora trading ya demo uba umeze nk'ikipe iri muri anterinoma. Muri make uba uri mwimenyereza mwuga, kandi nk'uko wabibonye nta kipe ijya muri anterinoma ikina, ni nayo mpamvu iba ifite umutoza ufite inararibonye agahita asimbuza abakinnyi abona badafitinga, nyuma agapanga ikipe izajya gukina finale. Hano muri forex trading umukinnyi aba ari wowe kandi sometimes akaba ari nawe wibera umutoza. Ugomba kwimenyereza buri kimwe icyo ari cyo cyose ukora
ntukora trading y'amafaranga ya nyayo mu gihe ukora trading kuri demo account, kuko nibyo bizagufasha gufata umwanzuro no gushyiraho umurongo ufatika uzagenderaho mu gihe uzaba ukora trading y'amafaranga ya nyayo. Alright, ushobora guhabwa ubumenyi bwiza, ugahabwa mentorship nziza hano, ariko mu gihe utitoje kubishyira mu bikorwa bikarangira ntacyo bikumariye, ugomba kugerageza kumva ubundi ukagana imbere. Alright, demo trading igomba kugufasha neza kwitegura gukora trading y'amafaranga ya nyayo. So imenyereza mwuga ni ingirakamaro hano mbere yuko winjira muri practice se cyangwa ujya gukora trading y'amafaranga ya nyayo. Demo trading izagufasha kugerageza byinshi mu gihe uzaba urimo kwikoreraho trading. So guys, twagiye ku ntambwe ya gatatu udashobora gusimbuka mbere yuko utekereza kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho. 3. Intambwe ya gatatu udashobora gusimbuka ni ugukora practice kuri Rio cyangwa se live account. Yes, of course, ziriya ntambwe ebyiri za mbere navuze tuzinyuramo kugira ngo zidutegure neza kwinjira mu gukora trading ya Rio cyangwa se live account, kubera ko iyo dukora trading ya live account niho tubonera inyungu cyangwa se tukahabonera igihombo cya nyacyo. Niyo mpamvu navuze ko mu gihe ukora trading ya demo ugomba kubikora udakina, kubera ko niho uzaba urimo kwitegurira kuza gukorera trading ya live account ushaka inyungu. Alright, waruzi impamvu aba traders benshi bakora trading ya demo neza hanyuma bagera kuri live account bikabananira? Nta kindi kibitera kirenze amarangamutima yabo. Ni ukubera ko iyo bakora trading ya demo nta marangamutima yinjiramo, kubera ko baba badafite icyo bahomba za nyabyo. Ariko iyo batangiye gukora trading y'amafaranga ya nyayo amarangamutima atangira kwinjiramo, kubera ko muri icyo gihe cyo baba bakora trading ya live account inyungu baba babona aba ari iya nyayo n'igihombo bahuye nacyo akaba ari icyanyacyo. Ni ukuvuga ko direct iyo dukora trading ya live account inyungu tubona bari za nyazo dushobora kuzibikuza n'igihombo duhuye nacyo aba ari icyanyacyo tuba twahombye kabisa. Iryo ni ryo tandukaniro rya live account na demo account. Gukora trading ya live account nibura ntoya ingana n'amadolari 100 udashaka inyungu z'umurengera ukiva mu gukora trading ya demo ni iby'ingirakamaro, kubera ko bizagufasha kubaka no gutsindagira neza ubumenyi bwa risk management no kubasha kwiga gukontorora amarangamutima yawe, emotional control. Alright, niba utarafata Rio cyangwa se live account y'amadolari 100 ngo uyikorere trading ugendeye kuri strategy yawe, ubundi iyo account uyimarane amezi nibura 3 ubikuza inyungu gusa ubonye hejuru y'iyo capital y'amadolari 100, utazibwira ko ibyo uzabikora wabonye account y'ibihumbi 10 by'idolari cyangwa se iri hejuru yayo. Alright, niba uri umutangizi nyuma yo gukora practice kuri demo ugomba gukora deposit y'amafaranga ya nyayo nibura y'amadolari 100 ukagerageza kuyazamura kandi ukoresheje lot size ntoya utifuza inyungu z'umurengera. Muri make ugerageza kuyarinda utuzuzamo orders nyinshi kugira ngo urebe ko iyo capital uyimarana igihe kirekire. Iyo ushoboye kurinda igishoro cyawe inyungu zo ziyitaho. Ugomba kumenya ko amarangamutima akora trading ya demo atandukanye cyane n'amarangamutima akora trading ya Rio cyangwa se live account. Ugomba gufata umwanya wawe ukitoza gukontorora amarangamutima yawe mu gihe ukora trading ya live account. Iyo ukora trading ya live account ubwoba bwo gutinya guhomba butangira kuza, ubusambo bwo gushaka inyungu z'umurengera zako kanya bugatangira kukwinjirira ukagutera wa wakora over trading cyangwa se kuzuza orders nyinshi mu isoko. Ibyo byose ugomba kugerageza kubikontorora ukinjira kuri live account, kubera ko iyi game yose ya trading niho izingiye ku kubasha gukontorora amarangamutima yawe. Right, hano muri forex trading ubyitegereje neza ntabwo tugura cyangwa se ngo tugurishe currency pairs, ahubwo tugura tukanagurisha imyizerere yacu. Imyizerere yawe ni izatuma ufata umwanzuro wa nyawo cyangwa se umwanzuro utari uwa nyawo. Kwiga gukontorora imyizerere yawe n'amarangamutima yawe niyo ntwaro uzakoresha mu gihe uzaba uri muri iri soko, kandi ni nabyo bizaguha inyungu ifatika mu gihe uzaba uririmo. Right, reka mbaho urugero rw'imyizerere hano mu isoko uburyo ikoramo ngendeye kuri nge. Hari umutipe umwe navuze wigeze kuza abona uko nkora trading
ariko nawe yakoraga trading ariko adakora trading y'ama-currencies, yakoraga trading y'ama-synthetic, yakoraga trading yari ama-indices ya za synthetic. Muri make gukora trading y'ama-currencies byari byaramunaniye. Arangije arambwira ati ko mfite account niwamfasha kuyitradinga hanyuma ukajya ukora trading y'izo currency pairs ufite muri trading plan yawe. Namubwira nti nta kibazo yizane. Arangije ama account ye ariko n'ubundi nawe akomeza kuyitunga muri phone ye. Noneho nyuma najya shyiramo orders asetinga take profit na stop loss. Noneho nyuma phone nkayihorera kubera ko ngiye ibyo nkora mba mbyizereramo. Nyuma nazaje gucekinga orders zanjye nyine igihe mba naraplaningiye cyo kuzicekingira ngo ndebe uko zihagaze, asanga type za orders zanjye yazikorozinze n'inyungu nkeya. Mbega muri make agafata inyungu ntateganyaga gufata. Nyuma namubaza akambwira ngo nabonaga byungutse ngo kuri nge ariya wari wabonye arahagisha. Muri make yari afite imyizerere y'abasikarupa n'imitekerereze y'abasikarupa mu gihe ngewe ndi swing trader. Urwo n'urugero rufatika ushobora kukwereka imyizerere y'abantu muri iri soko uburyo ishobora gutuma bafata imyanzuro runaka itandukanye. Alright, aho ngira ngo urumva neza uburyo imyizerere y'abantu hano ishobora gutuma bafata imyanzuro itandukanye. Niyo mpamvu nababwiye ko hano sometimes ubyitegereje neza ntabwo tugura cyangwa se ngo tugurishe currency pairs, ahubwo tugura tukanagurisha imyizerere yacu n'amarangamutima yacu. Ni nabyo bidufasha kubona inyungu hano. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni ikihe kinyuranyo kiri hagati ya trading ya demo na live account? Iyo ukora trading ya live account ugukora trading y'amafaranga ya nyayo, icyo gihe inyungu ubona abari izanyazo urazibikuza rwose, noneho n'igihombo ububona abari icyanyacyo. Hanyuma iyo ukora trading ya demo, amafaranga ukorera trading ntago abari aya nyayo, ikiba ari icyanyacyo nuko ibigendana n'isoko rya nyaryo. Ubwo n'inyungu cyangwa se igihombo ubona kuri demo ntago abari icyanyacyo. Urebye abari icyanyacyo muri practice ariko ntago abari icyanyacyo kuri wowe kubera ko ntacyo ubuhombye kuri demo. Demo urebye gufasha kugira experience ya trading, ntacyo guhomba uba ufite. Iyo ukora trading ya demo nta marangamutima menshi ajyanye n'inyungu cyangwa se igihombo uba ufite, ariko iyo ukora trading ya live account amarangamutima atangira kwinjiramo. Alright, icyo nicyo kinyuranyo kiri hagati ya trading ya demo na live account. So guys, ngira ngo urabyumva neza ko trading ya demo itandukanye nariyo bitewe n'amarangamutima atradinga izo accounts. Muri iyi minsi hari uburyo bwinshi bugenda buza buha abantu bafite skills za trading bakabaha live accounts zigera ku madolari 100,000 bagendeye ku madolari make kandi babona inyungu bakazibikuza nta kibazo. Ushobora kujoininga amaprofamu nka za Funding Peoples na Funded Next ugatangira gukora trading ya live accounts nini ugendeye ku madolari make yawe nta kibazo. Trading ya live account izagufasha gusobanukirwa neza risk management no kubasha gukontorera amarangamutima yawe icyari cyo. So nubundi twinjiramo hano kubera ko tuba dushaka inyungu, ntabwo uzabona inyungu mu gihe utaratradinga live account. Ugomba gukoresha uko ushoboye ugashaka account ya live trading kubera ko niho uzabonera inyungu, kandi ibyo byose ukabikora ugendeye ku ntego zawe bitewe n'inyungu wumva wifuza mu kwezi. Alright, twagiye ku ntambwe ya 4 udashobora gusimbuka mbere yuko utekereza kubyaza umusaruro iri soko mu gihe kirekire mu buryo buhoraho. 4. Intambwe ya 4 udashobora gusimbuka ni ukubaka strategy ya trading. Forex trading strategy ni tekinike cyangwa se uburyo bukoreshwa muri trading hanyuma bukakwemeza ko ushobora kugura cyangwa se kugurisha currency pair iri imbere yawe kuri chart mu gihe runaka. Forex trading strategy ishobora kugendera kuri technical analysis cyangwa se ikagendera kuri fundamental news trading method. Muri make forex trading strategy ni plani umutrader akoresha mu gufata umwanzuro wo kwinjira no gusohoka mu isoko mu gihe akora buy na sell ya currency pair. Hanyuma akabona inyungu mu gihe strategy akoresha ikora nk'uko abiteganya.
Forex trading strategy igaragaza neza amategeko, umurongo n'amahame runaka umutrader agenderaho cyangwa se akurikiza kugira ngo yinjize orders mu isoko cyangwa se trades mu gihe akora buy na sell ya currency pairs igihe cyose ari muri iri soko rya forex ribera online. Muri make umuntu nakubwira ko akora trading uzamubaze strategy akoresha cyangwa se amahame agenderaho kugira ngo yinjize orders mu isoko, nusanga atabifite uwo ntabwo azaba ari umutrader, azaba ari umukinnyi w'urusimbi. Strategy ye izajya abari nabonye isoko rizamutse mpita nkora buy cyangwa se ngura currency pair, hanyuma mbonye isoko rimanutse mpita nkora sell cyangwa se ngurisha currency pair. Alright, strategy ye nyine azaba ari ugutomboza tu. Ngibi bimwe bigomba kuranga strategy yawe ya forex trading. Icyambere kigomba kuranga strategy yawe ya forex trading igomba kuba iherereyemo currency pairs ukorera trading. Currency pairs ukorera trading wizereramo. Hano muri trading strategy yawe igomba kubamo currency pairs ukurikirana umunsi ku wundi, muri make ukazigira nk'izawe zaba zitaguhaye entry ntiwinjire mu isoko. Ugomba kuba ufite currency pairs nkeya. Urabizi ko muri forex trading habamo ama currency pairs menshi, ariko ugomba kugira currency pairs zawe ugira gute wizereramo nkeya ukurikirana umunsi ku wundi. Alright, ikindi kigomba kuranga strategy yawe ya trading igomba kuba yerekana neza aho kwinjirira mu isoko. Ahangaha ugomba kuba usobanukiwe neza igituma winjira mu isoko. Ese ugendera kuri technical indicators, ese ugendera kuri chart patterns, cyangwa ugendera kuri fundamental news trading cyangwa se amakuru y'ubukungu kugira ngo winjize orders mu isoko. Strategy yawe igomba kuba yerekana neza uburyo winjira mu isoko n'ibyo ugenderaho. Ikindi kigomba kugaragara muri strategy yawe naho usohokera mu isoko. Ahangaha niho ugomba gusobanura neza uko take profit yawe ibingana na stop loss yawe mu mapips. Muri make ugasobanura neza icyo twita risk to reward ratio, ibyo ushyira muri risk n'ibyo uteganya kunguka bingana gute. Strategy yawe igomba kubyerekana ibisobanura neza. Ikindi strategy yawe igomba kuba yerekana cyangwa kigomba kuyiranga, igomba kuba igaragaza neza igihe runaka winjirira mu isoko. Strategy yawe igomba gusobanura neza igihe winjirira mu isoko na session winjiriramo. Ese winjiza orders zawe mu isoko muri London session cyangwa ni muri New York session? Ibyo byose strategy yawe igomba kubyerekana ibisobanura neza. Ikindi kigomba kuranga strategy yawe igomba gusobanura neza niba uri umuscarupa, day trader, umuswing trader cyangwa se position trader. Ubu bwoko bw'abatraders nzabusobanura neza mu isomo riri imbere, ariko abascarupa ni babandi bafata udupips dukeya vuba basohoka mu isoko. Aba day trader ni babandi bakorozinga orders zabo ku munsi nyine izirare mu isoko. Abaswing trader ni babandi bashobora guholdinga orders zabo zikaba zamuramo nk'iminsi nk'itatu kugera ku cyumweru. Noneho aba position trader ni babandi bashobora guholdinga cyangwa se kurekera orders zabo mu isoko mu gihe kingana n'amezi. Ubwo muri make strategy yawe ugomba kubisobanura neza nimba uri umuscarupa, day trader, umuswing trader cyangwa position trader. Alright, ushobora kwibaza uti ese kubera iki trading strategy ari ingirakamaro muri trading? Strategy isobanutse neza ni izatuma ugira consistency cyangwa se kubasha guhozaho mu byo ukora, noneho ikakurinda gufata umwanzuro w'ibyo ukora ugendeye ku marangamutima yawe. Strategy isobanutse neza izatuma ugira discipline, hanyuma ubashe kwizirika ku mahame yawe kandi ikurinde kuba waviolatinga cyangwa se utakoresha trading plan yawe mu gihe urimo kubihatirwa n'amarangamutima yawe. Strategy isobanutse neza igufasha kumanaginga amariske, igatuma ubasha kurinda capital yawe cyangwa se igishoro cyawe mu gihe uri muri iri soko. Alright, ushobora kwibaza uti ni ryari nshobora guhindura strategy yanjye ya trading? Strategy ukoresha ugomba gukomeza kuyigenderaho mu gihe ubona iguha results cyangwa se ibisubizo ushaka mu gihe kirekire ukabona inyungu. Ushobora guhindura strategy yawe mu gihe ubona ikujyana muri risk nyinshi. Muri make wahindura igihe ubona risk to reward ratio cyangwa se ibyo ushyira muri risk n'ibyo uteganya kunguka bitamacinga neza. Muri make amafaranga uhomba ukabona wenda ari yaba menshi kurenza yo wunguka. Aho ngaho ushobora kugerageza kugira uko wahindura strategy yawe
mu gihe ubona bitarimo gukora neza. Alright, so guys, mu gihe uzaba uri muri iri soko rero ugomba kugerageza kubaka strategy ya trading ugomba kugenderaho umunsi ku wundi. Ibyo biri mu bizatuma ubasha kubyaza umusaruro iri soko. Iyi strategy ukabasha kuyisobanura ukayikorera backtesting inshuro nyinshi ukayizereramo. Alright, twagiye ku ntambwe yindi ya gatanu udashobora gusimbuka mbere yuko utekereza kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. 5. Indi ntambwe udashobora gusimbuka ni ukubaka trading plan. Trading plan ni dokima yawe ku giti cyawe yanditse isobanura neza uko umutrader yinjira mu isoko ya forex ribera online. Iyo dokima yerekana neza ishusho ya nyayo umutrader afata mu mwanzuro wa trading, igasobanura neza uburyo amanaginga amariske ye aba ari muri iri soko n'uburyo agera ku ntego ze za trading ashaka inyungu. So guys, nihagira umuntu ukubwira ko akora trading uzamubaze trading plan ye aho yanditse, natayikwereka uwo ntago azaba ari umutrader, azaba ari umugambura cyangwa se umukinnyi w'urusimbe. Alright, trading plan isobanura neza ikigomba gukorwa, impamvu kigomba gukorwa, igihe kigomba gukorerwamo n'uburyo kigomba gukorwamo. Alright, iyo ubashije kubaka neza trading plan warangiza ukabasha kuyizirikaho, igufasha kudakora amakosa akorwa n'abatraders benshi muri iri soko, ubundi ikagabanya igihombo ushobora guhura nacyo. Trading plan ibasha gukuraho ifatwa ry'umwanzuro utari mwiza hano mu isoko ugendeye ku marangamutima yawe. Dore ngibi bimwe biba bigize trading plan yawe. Trading plan yawe igomba kugaragaza neza intego ufite za trading. Hano uba ugomba gusobanura neza ibyo ushaka kugeraho, niho dusanga profit target cyangwa se inyungu uteganya kubona mu gihe runaka ugendeye kuri account ya trading ufite. Ushobora kuvuga uti nibura inyungu nteganya kubona ngendeye ku gishoro cyanjye, wenda iyo nyungu iri hagati ya 25 na 50% y'igishoro cyanjye mu kwezi. Muri make we nk'urugero mu gihe ukora trading ingana n'ibihumbi 10 by'idolari, ukavuga uti inyungu ngomba kubibonaho iri hagati ya 5 na 5 by'idolari, ukaba ubizi neza kandi warabikoreye igerageza mu gihe uba umaze muri iri soko. Alright, ukaba uzi inyungu ushobora kubona kuri iyo account ukwezi, bikaba byanditse muri trading plan yawe, kandi izo akaba ari zo ntego uteganya kugeraho, ukabasha kubisobanura neza. Ikindi kigomba kuranga trading plan yawe, trading plan yawe igomba kugaragaza neza risk ubasha kwihanganira. Trading plan yawe igomba kuba yerekana amafaranga ntarengwa uba ugomba kuriskinga kuri buri trade cyangwa se order imwe winjize mu isoko, n'amafaranga ntarengwa uba ugomba gushyira muri risk kuri capital yawe yose. Alright, ikindi kigomba kuranga trading plan yawe ni ikihe? Trading plan igomba kuba irimo strategy ukoresha. Trading plan yawe igomba kuba iherereyemo methode cyangwa methods za technical analysis hamwe n'izindi tekinike ukoresha kugira ngo ushake uburyo bwo kwinjiza orders mu isoko mu gihe ukora sell cyangwa se buy ya currency pairs ushaka inyungu. Ni ukuvuga na strategy yawe ibiri muri trading plan yawe. Ikindi kigomba kuranga trading plan yawe, igomba kuba yerekana neza amategeko yo kwinjira mu isoko no kurisohokamo. Hano ugomba gusobanura neza uburyo winjiza trades cyangwa se orders zawe mu isoko n'uburyo risohokamo, aho ugomba kugaragaza neza uko stop loss cyangwa se impagarika gihombo yawe ibimeze, ukagaragaza neza profit target cyangwa se imfatanyungu yawe uko ibimeze mu mapips mu gihe ukora trading. Alright, trading plan yawe igomba kugaragaza risk management cyangwa se kumanaginga amarisk. Ugomba gusobanura neza strategy ukoresha ugabanya igihombo cyangwa se losses, urugero nko gukoresha stop loss orders, gushyiraho umubare runaka w'ama orders ntarengwa ugomba gushyira mu isoko kuri currency pair imwe, cyangwa se kudiversifyinga trades zawe. Muri make ukerekana currency pairs zitandukanye ukorera trading. Ibyo nabyo bituma ubasha kumanaginga amariske mu gihe ukora trading. Muri Bibiliya yera mu gitabo cy'umubwiriza umurongo wa 11 kuva ku gice cya mbere kugera ku cya kabiri handitse ngo shora amafaranga yawe mu bucuruzi mpuzamahanga, umunsi umwe muri iyo minsi uzakorera inyungu.
shyira ibishoro byawe ahantu henshi hatandukanye kubera ko utazi aho amahirwe mabi ashobora guturuka muri iyi si. Nawe kugira ngo managinge amarisike ugomba kugendera kuri uyu murongo wanditse mu mubwiriza, ubundi ukaba ufite pairs zawe zitandukanye, usobanukiwe neza ukorera trading hano kuko utazi aho amahirwe mabi ashobora guturuka muri iri soko, bizagufasha kumanaginga amarisike. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni ikihe kinyuranyo kiri hagati ya trading plan na trading strategy? Trading strategy cyangwa se trading system isobanura neza uko winjira mu isoko cyangwa se uburyo urisohokamo mu gihe ubonye inyungu cyangwa se igihombo. Trading plan isobanura neza ikigomba gukorwa, impamvu kigomba gukorwa, igihe kigomba gukorerwamo n'uburyo kigomba gukorwamo. Strategy cyangwa se trading system ni igice cy'ingirakamaro kigize trading plan kubera ko igaragaza uburyo ukoramo analysis, uburyo winjira mu isoko n'uburyo umanaginga amarisike. Alright, kubera ko iri soko rihindagurika, umutrader ufite inararibonye ashobora kugira strategies ebyiri cyangwa ziri hejuru y'ebyiri muri trading plan ye akoresha. Kugira ngo urabyumva neza ko trading strategy ibiherereye muri trading plan. If you fail to plan, you are already just planned to fail. Alright, nunanirwa guplaninga uzaba waplaningiye gufailinga cyangwa se gutsindwa. Trading plan yawe ugomba kuyitaho cyane kubera ko niyo izakuyobora igihe cyose uzaba uri muri iri soko kugira ngo ushobore kurikuramo inyungu ihoraho mu gihe kirekire. Alright, so guys, twakomeje ku ntambwe ya 6 udashobora gusimbuka mbere yuko utekereza kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. 6. Intambwe ya 6 udashobora gusimbuka ni ukubaka psychology cyangwa se imitekerereze y'abatraders bahora babyaza umusaruro iri soko. Ushobora kwibaza uti ese trading psychology ni iki muri business ya online forex trading? Muri forex trading, psychology ni imitekerereze yawe cyangwa se marangamutima yawe atuma ufata umwanzuro runaka mu gihe ukora trading. Ayo marangamutima akaba ashobora gutuma uba successful muri iyi business mu gihe washoboye kuyakontorora cyangwa ikaba yakunanira kuyikora mu gihe wananiwe kuyakontorora ayo marangamutima yawe. Alright, trading psychology cyangwa se imitekerereze muri trading ishobora guhagararira imyitwarire yawe mu gihe ukora trading, kandi iyo mitekerereze yawe nayo ni ingirakamaro nk'ubumenyi, experience n'ibindi byose bituma uba successful hano cyangwa se ubasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Muri trading, psychology ifite akamaro kanini cyane nk'ubumenyi na experience ugira hano. Binavuga ko kugira ngo ube successful hano muri trading nibura 80% bituruka ku mitekerereze yawe cyangwa se psychology yawe, noneho 20% ikaba bituruka muri technical analysis. Umuherwe w'umushinwa witwa Jack Ma mu myinshi ishize yigeze kuvuga ati ahazaza ntabwo hakenewe guhangana no kurushanwa mu bumenyi, ahubwo hakenewe kurushanwa muri creativity, imagination hamwe no gutekereza byihariye by'umuntu ku giti cye, kubera ko izamuka rya tekinoloji nshyashya rigiye guhindura buri kimwe cyose muri buri gice cy'ubuzima cyose ku isi. Alright, urabyumva rero ko psychology hano muri trading cyangwa se imitekerereze yawe ifite akamaro kanini cyane kugira ngo ube successful. Alright, iyi business ya online forex trading ibamo abantu ba mbere ku isi bafite imitekerereze ya mbere ku isi ityaye. Abo nibo urimo guhangana nabo. Urumva ko uramutse ufite imitekerereze ya fake byakugora gukompeta nabo cyangwa se guhangana nabo muri iyi game kugira ngo ubone inyungu. Bisaba kuba ufite imitekerereze mizima n'umutima ukomeye kugira ngo ube successful trader. Bisaba kugira imitekerereze ya nyayo no kubasha gukontorora amarangamutima yawe cyangwa se ibyiyumvo byawe mu gihe uri muri iri soko. Alright, kugira discipline no kubasha gufata risk hano nibyo bintu bigize trading psychology. Mu gihe umutrader yabashije kubyitaho neza agendeye kuri trading plan ye, nibyo bituma aba successful hano muri trading. Fear cyangwa se ubwoba na greed cyangwa se ubusambo nibyo bikunda kwa affectinga cyangwa se kugira icyo bihindura kuri trading psychology yawe, mu gihe hope
cyangwa se icyizere cyangwa se ukwiringira na regret cyangwa se ukwicuza bya affectinga cyangwa se bigira akamaro kanini cyane mu myitwarire yawe muri trading. Alright, greed cyangwa se ubusambo ushobora gutuma wifuza inyungu z'umurengera ugafata riske utatekerejeho cyangwa se bigatuma utindana trades zawe ziri mu nyungu igihe kinini, isoko rikaba ryaguhindukiraho na ya nyungu ukayibura wari ufite. Noneho fear cyangwa se ubwoba bwo gutuma ufata akanyungu gake cyane kubera ko ubutinya guhomba ugasohoka mu isoko vuba vuba ugira ngo udahomba bitewe no gupanika. Regret cyangwa se ukwicuza bishobora gutuma umutrader yinjiza orders mu isoko kubera ko abona isoko rigiye ryihuta vuba vuba atinjiyemo, noneho akabikora bitewe no kwicuza ko atinjiye mbere rikaba rimucitse, akaba ashobora guhomba mu gihe rigarutse rikoze ibyitwa pullback kubera ko aba yinjiye nyuma bitewe na fear of missing out cyangwa se FOMO. Alright, ushobora kwibaza uti ni gute umutrader ashobora gukontorora amarangamutima ye cyangwa se psychology hano muri trading? Icya mbere ugomba kugerageza improvinga ubumenyi bwawe, ibyo bizatuma ugira self awareness, noneho nyuma ujye ufata umwanzuro wa nyawo mu gihe cya nyacyo. Ugomba kugerageza kubaka no kwizirika kuri trading plan yawe, ukubahiriza amategeko agenga risk management yerereye muri trading plan yawe. Ibyo nibyo bizagabanya gufata umwanzuro ugendeye ku marangamutima yawe. Alright, ugomba kugerageza gusubiramo strategy yawe inshuro nyinshi kugeza uyizereyemo. Ugomba gukora icyo twita backtesting of your strategy. Muri make ugasubiramo strategy yawe inshuro nyinshi, byaba ari no kwisubiramo kuri demo kugeza igihe ubonye rizatsi guha mu gihe kirekire ukayizereramo. Ibyo bizatuma ubasha gukontorora amarangamutima yawe kubera ko uzaba ukora ibintu wateguye bidatunguranye. Muri make kugira ngo ukontorora amarangamutima yawe ushobora kujoininga community y'abatraders cyangwa se abandi batraders, nabyo bishobora kugufasha uko ushobora kubigiraho. Ushobora kongera gukoresha demo account ukageragerezaho byinshi ugira ngo usubize mu murongo amarangamutima yawe. Mu gihe uhuye n'igihombo ukumva amarangamutima yawe aragusunikira mu gukora ibyo utateguye, ugomba kumva no kwiyumvisha ko guhura n'igihombo hano ari kimwe mu biranga iyi business. Muri make ukumva ko udaciye nk'amabere, ugatuza ugategereza igihe cya nyacyo ukazongera ukinjira mu isoko. Ugomba kugerageza gukuraho buri kimwe icyo ari cyo cyose ubona gishobora gutuma ufata umwanzuro ugendeye ku marangamutima yawe, cyaba kiri muri wowe cyangwa se mu bantu bana nabo cyangwa se inyuma yawe. Tuvuge nk'urugero, ushobora kuba ufite nka bills uteganya kwishyura cyangwa se abantu bagushyiraho pressure bakubaza amafaranga, none ibyo bikaba byatuma ufata umwanzuro utari uwa nyawo mu gihe kitari icyanyacyo bitewe na pressure inyuma yawe ikubaza amafaranga, kandi isoko ugomba kumenya ko ibyo riba ritabizi. Ikindi ushobora kugendera ugira ngo ubashe gukontorora amarangamutima yawe, ushobora gufata ka break ukava kuri chart ya trading nko mu gihe kingana n'umunsi cyangwa se icyumweru kugira ngo ubanze ushyire ubwenge ku gihe, nyuma ukagarukana amaraso mashya. Ugomba kwiga kwihangana no kugerageza kwihangana n'urufunguzo rw'ingirakamaro hano muri forex trading. Kugira ngo ube successful muri trading ugomba kwihangana kugira ngo igihe cya nyacyo cyo kwinjiza trades cyangwa se orders mu isoko kigere, no kugira ngo inyungu wateganije gufata zigerweho. Nutabasha kwihangana ngo utegereze, bizatuma winjiza trades mu isoko zitari izanyazo, bizatuma ukora trading mu gihe kitari icyanyacyo, noneho unakurozinge trades zawe hakiri kare kubera ko wabuze ukwihangana. Alright, kugira ngo ushobore gukontorora amarangamutima yawe ugomba kubara umusaruro cyangwa se results za trading mu gihe kirekire, nibura nko mu gihe kingana n'ukwezi. Ibyo nabyo bizatuma amarangamutima yawe atagusunikira mu gushaka inyungu za hato na hato, bikaba byatuma winjiza orders mu isoko uhubutse. Ushobora gushaka ikindi kintu ukora ufatanya na trading, ariko icyo kintu kikaba gishobora gutuma ubasha kureba kuri chart yawe ya trading igihe ubishakiye nta kibazo. Ibyo nabyo kureba icyo wafatanya na trading biri mu bintu bishobora gutuma ubasha gukontorora amarangamutima yawe kubera ko uba ufite indi income. Muri make ukaba udafite pressure yo gushaka amafaranga cyane, bikaba byagusunikira gufata trades utateganyije.
So guys, forex trading ni urugendo rusaba ko wisobanukirwa ubwawe, ukabasha gusobanukirwa neza amarangamutima yawe kugira ngo bigufashe kubaka trading psychology nzima. Kugira ngo ube successful muri trading ugomba kubanza gushobora gukuraho confidence ziraho za fake, ugakuraho greed cyangwa se ubusambo, ugakuraho fear cyangwa se ubwoba, ugakuraho anger cyangwa se imijinya, warangiza ugakuraho revenge cyangwa se gushaka kwihorera ku isoko. Ayo marangamutima maze kuvuga niyo akunda kugora abatraders benshi hano kugira ngo babe successful. Alright, so guys, icyo nakongera kuri izi ntambwe 6 nuko zuzuzanya kuva ku ya mbere kugera ku ya gatandatu ya nyuma. Iyo utangiye gusobanukirwa neza amagambo agize online forex trading, hanyuma ukinjira muri practice kuri demo no kuri live account, ubutangiye icyarimwe gusobanukirwa neza uko wakubaka strategy ya trading, ukaba urimo no gusobanukirwa neza uko wakubaka trading plan hamwe na psychology ya trading izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Izi ntambwe zose mvuze ugomba kugerageza kuzicamo witonze, udahubagurika, ugerageza gusobanukirwa kurenza kwifuza inyungu zivuye muri forex market. Ibyo nibyo bizagufasha kubaka ubunararibonye wizereramo kandi ukabyumvira mu mutima wawe bitagusabye umuntu wundi uturutse inyuma cyangwa outside yawe kugira ngo abikumbishe. Alright, numara kugera ku ntambwe ya nyuma uzafata trading plan yawe uyandike, nubishaka unayikorera print na lamination cyangwa se plastification, ubundi uyigendana aho uzaba uri hose kuko niyo izajya kuyobora igihe cyose uzaba uri muri iri soko nyuma yo gusobanukirwa neza iyi business no kugira experience ihagije kuri yo. Alright, so guys, izo nizo ntambwe 6 tudashobora gusimbuka mbere yuko utangira gutekereza kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Niba wumva witeguye kwiga neza iyi business ukigana natwe aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka, waduhamagara kuri iyi nimero guteranya 250 782445080, ubundi tugahera ruhande tugatangira kukwigisha aya masomo yose tukunyuza muri izi steps cyangwa izi ntambwe zose uko ari 6, tugwana mentorship ihagije kugeza tugufashije kubaka trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Aho waba uri hose ku isi aya masomo yose twayakwigisha nta kibazo, dukoresheje level of technology cyangwa se ikoresha ububasha rya technology nta kibazo. Alright, kwiga no gukora muri iki kinyejana isi igezemo ntago ari ukujya cyangwa ari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se gukorera ahandi. Wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi, upfa kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer no kubona internet gusa nta kindi. Wakwigira aho ushatse ugakorera aho ushatse mu gihe ubishakiye, ugakorana n'uwo ushatse nta kibazo. Alright, Cyerekezo Forex Academy duha ubumenyi abahinduka abatraders ba nyabo bafite inararibonye mu kubyaza umusaruro iri soko. Ntabwo twe duha ubumenyi abahinduka abakinnyi b'urusimbi. Ati Icyerekezo Forex Academy, we train and coach those who become real professional traders that will become profitable consistently. We don't train and coach those who become gamblers. Alright, so guys, na ruganda nigeze mbona rufungura rudafite products runaka rugiye gushyira ku isoko, nta n'ikinyabiziga ndabona kigenda kidafite aho kigana, nta n'ingabo nabonye zirwana urugamba zidafite kamanda cyangwa se umuyobozi. Nawe hano trading plan yawe no kubasha gukontorora imitekerereze yawe niyo ngabo izajya gukingira. Iyo nutabasha kubikora ntawe uzaba uhagaze muri iri soko, uzaba umeze nk'ikinyabiziga kigenda kidafite driver cyangwa umushoferi. Alright, so guys, waramaze gufungura account yawe trading kuri broker wizewe, reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya broker wizewe, ubundi utangire ufungure account yawe ya trading ukore trading nta kibazo. Niba utarasobanukirwa neza uko wafungura account ya trading kuri broker, reba ino video iri hejuru irahita ibikwereka neza nta kibazo, ufungura account yawe ya trading. Urumva ugikeneye gusobanukirwa neza iyi business ya online forex trading,
ura subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. Reka twongere duhure mu rindi somo rikurikiraho gukomeza gusobanukirwa no kureba kure n'ibikomeze bane nawe. Bye bye.